Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba, intsinzi mu bice byose, ndatera inzuzi, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ndaraguza umuti, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi n'abazimana, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi. intsinzi Wampariye nakuye. oya twajyanaga ahubwo nta buryo inka nka nyirayo Wandagiye ni bya bindi byanyu. ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu biganiro bitandukanye ukurikirana kuri ino shene kwibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi muri Nyakanga tuganira n'abakuru n'inararibonye kugira ngo basangiza kuri amwe mu mateka yaranze igihugu cyacu. Mariya Yohana, umubyeyi benshi mukunda kandi muzi, turagusura turwaye ikaze. Murakoze. Ntekereza ko abantu benshi barakuzi, barakumenyereye mu ndirimbo zitandukanye, mu bihangano bitandukanye, ariko ubundi nk'umuntu wenda uba utazi ku mateka yawe ku make, umubwira ko mu ncamake. Ari televiziyo mba nkoraho mu biganiro byanyu. Nitwa Mukankuranga Marie Jeanne. Urumva ko Marie Jeanne we Mariya Yohana. Uracyashoboye kuririmba cyangwa Imana iracyashoboye, cyagerageza ubundi bikanga, ariko ubundi bigashoboka. ubu biraza gushoboka se? Ubu birashoboka kubera ubwo nagira ngo turirimbe gakeya. urashaka izihe? yaba intsinzi iyo ntsinzi se biracyavugwa, ntabwo isaza. ni indirimbo nakiza ko y'ibihe byose. ariko uranyikiriza. Yego yego nizere ndakwikiriza. intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba, intsinzi mu bice byose, intsinzi. Intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi genda yireba, intsinzi mu bice byose, ndatera inzuzi, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi ndaraguza umuti, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi n'abazimana, intsinzi nkabona intsinzi, intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi. Wampariye nakuye. oya twajyanaga ahubwo nta buryo inka nka nyirayo. Wandagiye ni bya bindi byanyu. indirimbo intsinzi ni indirimbo ivuze byinshi cyane ku mateka y'igihugu, by'umwihariko tuba turi mu minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. benshi intsinzi yumva no kubohorwa kw'igihugu no kuva muri ayo mateka mabi. ubwo tugarutse inyuma gakeya muri jenoside, umuntu yavuga ko Mariya Yohana yavukiye jenoside yagusangiye. Jenoside yabayeho ndi mu buhungiro muri Uganda. Urumva ko iyo ntsinzi nayiririmbye ndi hamwe n'abari baje kubohora u Rwanda, n'abari baratangiye kubohora u Rwanda. yumvishe neza yumva ko nawe uri umwe mu babohoye u Rwanda. mu bihangano. mu bihangano cyane mu bihangano byanjye nabyo byari ibikorwa. kwicara ugahimbuka aririmba aba ari igikorwa. uti nari kandi y'u Rwanda, ariko ni amateka yo byose usobanukiwe. ku rubyiruko rurimo kubyiruka uyu munsi wa none, ubanyuramo mu mateka ko ari amateka ameze gutya. yarashaririye kubera ko twe twavuye mu Rwanda turi bakuru. urumva nta bwiza twabonaga aho twahungiye, kandi nabo ntibatubonaga neza kubera ko ntitwari ababo.
itangira ryo guhunga rero ni naho ntekereza ko amateka atangiriye, impamvu zo guhunga si byari mu uyu mwaka bitangira gute? 1996 tugakomeza niho imigambi mibisha yatangiriye. Nyuma rero uza guhunga igihugu bitewe n'ibyari bikirimo bibi byanze igihugu, ariko uza kongera kugarukamo, wagarutsemo igihugu n'ubundi jenoside yararangiye. Twagarutse igiye kurangira ko twagarutse muri 1994 birenga, ariko nkumva ko ariko byari birangiye kuko bari bamaze gufata igihugu. Abo bana bari bakunze amaraso yabo barubohore iyo ngoma y'igitugu yari iriho. Ni urugendo rwari rumeze gute rero? Numva uhunze igihugu urongera ukigarutsemo, byose ni urugendo rurerure rwari rugizwe n'ibiki? Twari twishimye ko tuje, ariko dusanga ibiki, dusanga abantu bababaye, bapfuye, bashize, dusanga abagowe, dusanga imiborogo, dusanga impumuro mbi mu gihugu aho wanyuraga hose, kubera ubwo bwicanyi bwarimo kandi bw'akamere. Urubyiruko rukwiye kwigira iki ku mateka y'abantu? Sinzi impamvu mukibaza, kandi mwarabibonye ko tugeze aheza. Tugeze aheza, ariko impamvu nari mbibajije ni uko nubwo tugeze aheza ariko haracyagaragara abantu bamwe na bamwe bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Tuvuze ko n'ubundi akazi karacyari ko gukora. Umuntu ni mugari, abo bavuga batyo imitima yabo ntawe ureba mu mutima wundi. N'abantu barahemukira abana babo n'abacu, ndetse cyane cyane barahemukira abacu nabo batiretse, kuko umwana uzazamukira mu bitekerezo byabo, kandi ahandi n'amahanga bamaze kubona u Rwanda uko rumeze, bumva ko bihemukira, bahemukira abana babo bakabangisha igihugu, kandi kutagira igihugu si ibintu. Byagaragaye kuri ba twebwe bari baragiye, byagaragaye ku bana barwaniriye igihugu batakizi ariko bashaka kumenya iwabo. Biragaragara ko ntabwo abana b'iki gihe bashoboye, batubabariye bakagarura umutima bakawushyira mu bitugu, bakumva bari iwabo kandi bakunda igihugu cyabo. Bakwiye kumva ko ibyo biri inyuma, bivuga amateka, ibyo bivuga abantu simbavuga, ibyo bivugwa inyuma bakwiye kubyimamaza, ariko kandi imbaraga zo kurwanya nazo zikabaho nubwo batarwanisha amasasu. Ku nshuro ya 30, imyaka 30 yashize jenoside ibaye inahagaritswe, ni imyaka ivuze iki ijyanye n'indirimbo yawe Intsinzi? Bivuze neza, iyo myaka imeze neza cyane, turayishimiye, n'indi izajyaho ndetse, ariko 30 aho bayishyiriyeho turayubashye, turanayikunze, kuko kwibuka igihe tumaze tubaye abantu ntabwo bisa. Leta yacu rero abantu bakwiye kwitwara gute rero muri ino minsi ijana yo kwibuka? Nubwo kwibuka byo bihoraho, ariko ntekereza ko iyo minsi ijana iba ari iy'umwihariko. ariko guhoraho ntimukabifate nk'ibintu byoroshye, nuko aba bantu bacu, iki gihugu uko cyabaye, ntabwo tugiye kukibuka. Nk'uko upfusha umuntu wawe nta na rimwe burya umwibagirwa, kumwe na gato ukamwibuka, ukareba utwana ukazabona agasa na sekuru cyangwa agasa na nyirakuru na nyirasenge se, ukamwibukira kuri cyacu. Noneho n'igihugu cyacu rero ni kwibuka. Umuntu agomba kwishyira ku mutima, akumva ko
abantu bagiye baturika ubwabo, bagiye bishwe nabi, bagiye bagambaniwe, bagiye bishwe n'abavandimwe n'inshuti n'abaturanyi. icyo gihe rero tukazubaha, tukibuka, ushoboye kuririmba akaririmba, ushoboye kuvuga akawuvuga, ariko turazirikana kubera ko na leta yacu ibidufasha. uwo munsi ubaho, tugomba guheranwa n'amateka tukarutura, kuko igihugu ibi byo kwibuka muri rusange bikwibutsa nawe uko uba umeze. noneho iyo ugize imana leta kugira leta nziza n'izina ryayo ry'ubumwe bw'abanyarwanda, bituma wumva wajya muri icyo gikorwa nubwo waba uri urubyiruko, nawe ukajya ukicara hakagirirwamo amateka, hakagirirwamo ubuhamya, akagenda yumva bigatuma n'igihugu yumva ubwo ni uruhare rwa buri umwe, ubwo ni imyitwarire ikwiye kuturanga muri iyi minsi. Social media zikwiye gukoreshwa gute muri iyi minsi? Abantu bakwiye gupostinga ibiki, ibintu biki bakitonda ibizima. Mbese wapostinga iyo wagiye uri mu Rwanda no muri iyi myaka no muri iyi minsi, n'iyo myaka twibuka 30, baba umuntu yakubwira ngo ihangane wica tuzi n'igikora ibyo butumwa, ubwo butumwa utanga ukatubwira, ubuvuge uzi icyo uvuga, ubuvuge uzi icyo ububwira, ubivuge uzi n'uko u Rwanda rwanagufata. kandi ugomba kwifata neza, ugomba kubigira kwifata neza, ni nabyo byiza. tugarutse inyuma rero, wahunganye na famiye cyangwa famiye yasigaye mu Rwanda? Ngana na famiye yanjye. Wongeye gutahuka rero? Bamwe abandi barapfuye. nyuma yaho waje guhura na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda, umugabo mukuru w'ikirenga, amatora aregereje. ubutumwa bumeze gute kuba baragize amahirwe yo guhura nyakubahwa? Bahuriye he mbese? Nihe hitwa kariya gafoto ni muri 2027. Numva ko ari kera. Ni kera. Nyuma yaho ntabwo mwongera guhura? we ntujya umubona se? Iyo utamwegereye uramubona. Yego. Ntumubona neza? Ndamubona. Hari igihe ngira amahirwe yo kumwegera, ese nuko nagerayo kumukora mu kiganza, ariko ngerayo kumwegera. 2007, iriya foto ni iya 2007. byari mu yihe gahunda? Bambaraga imidari yo kubohora igihugu. ariko umuntu yurushe imidari yo kubohora igihugu, kubohora igihugu yabagize uruhare. Hari igihe umuntu ahita yumva ari umusirikare. abaturage babigizemo uruhare, hari abahisha abantu, hari abaririmbyi, hari benshi cyane cyane. bagendera muri urwo rwego. N'ubu habaho abarinzi b'igihango, baracyababona kandi bagize akamaro muri jenoside yakorewe abatutsi. bakaba abagabo, bakaba intwari, bagahisha abantu benshi baranabizize. wari umudari rero, uyu munsi none uvuze iki ku buzima bwawe cyangwa mu mateka yawe y'ubuzima? yanjye se ko igenda arembera. uri inzu y'ibitabo? oya, ntabwo ndi impapuro. iyo nyabanga inzu y'ibitabo akenshi hari igihe nyine umuntu abitse ibintu byinshi cyangwa ari inararibonye. harimo ibyo bitabo bijya burya ni impapuro. ni impapuro bavuga. ni abanditsi. Ubuyobozi ni umudari uvuze. hano umuntu abona ko hagiye harimo ama-awadi atandukanye, harimo amasertifika atandukanye ya appreciation. umuntu yavuga ko ni urugendo rw'ubuzima bwawe rwagenze neza. uko mbibona.
mbona umudari nyine ndabishima utundi twose ubundi mureba ni abagiye banshimira ikindi banshimiye muri bo nta kindi. Muri iyi minsi rero ukunda gutanga nabwo umusanzu n'ubundi bijyanye no kwakubura igihugu, ibiganiro byawe bizibanda ku kino nabo kuri ino nshuro ya 30. Nk'ibyo ndajije iyo bikiri muri bombi nako bizakora kubohora igihugu ari ugufasha abacitse ku icumu rya jenoside nta kindi. Abacitse ku icumu dukwiye kubafasha gute, dukwiye kubabaho hafi gute muri ibi? Nuko bagomba kwibuka, wowe iyo wibuka kandi wiyubaka burya nabyo iyo ubashyizemo bari noneho sindaho ndeba n'uriya binyifuriza bagakomera kandi barakomeye abana bagiye mu mashuri kandi barashibutse n'abana beza. Uyu munsi uzaza burya ni mukuru kuri natwe abanyarwanda twese, u Rwanda rwose rugiye aho rero bibatera kumva bakomeye kuko bafite ababari mu bitugu batanakomeye nta n'ikindi tubikora ni ugukomeza abo ngabo basa ko baragowe. Ni amateka mabi yaranze igihugu cyacu ariko ubona ko umuntu yashimira ababigizemo uruhare kugira ngo bakomeze kubaka igihugu kimeze neza. Ibikorwa remezo birahari, amahanga araza, mbona abaperezida bageze mu Rwanda, ni ibintu byiza cyane umuntu yavuga, ariko kugira ngo noneho tutazasubira muri ya mateka dukomeze gusigasira ibyo byiza noneho turimo. Ni wowe nanjye n'undi ntawe ukwiye guha undi urugero kuko nawe ubwawe uri mukuru urabireba ukumva wabikora. Yego ntawe udahwiturwa n'umuntu mukuru. Hari ubwo umwana ambwiye ati ariko mama we yiteye nabi, umwenda wawe umeze nabi, cyane cyane aho mugeze ahantu mukwiye kuzamurira abana bato namwe mureba mukababwira, ntabwo bigomba twebwe abakuru gusa. Hari ibiganiro namwe muvuga harimo mbese mubagira inama. Yego natwe twicaye kandi gukomeza ijambo rimwe no gukunda igihugu no kwita kuri ibyo bintu byagezweho tubica kugira ngo tubyice nabi. Niba ari inama batugiriye ngo tubure iki tuvuge ngo twararangiye ntabwo akazi kararangira, ntabwo karangira cyaterwa imidugudu. Rero ntabwo tugomba kubireka, iyo ntambara turayirwanyisha iki? Ibijyanye by'abanyamakuru turayirwanisha abana bamaze kwiga ku buryo twavuyemo, ariko babikora iyo bakoresha za interineti, twa tundi bandika bisi bishobora kugera kuri ba bantu, namwe ntimukwiye kubireka. Ibitangazamakuru muri ino minsi bikwiye kwitwararika gute? Kuko urebye n'ubundi ibitangazamakuru nabyo biri mu byagiye bikwirakwiza inzangano mu bantu mu gihe cya jenoside. Uyu munsi wa noneho bize gukora gute? Ntabwo tubishyiramo amategeko ngo bikore bityo, ariko burya iteka umuntu akora icyiza, akora icyiza, ntakora ikibi kandi icyiza ukwiye kureka ikibi ugakora icyiza kuko uzi ko ikibi ntanabonye ku mateleviziyo n'ibindi abana bato nkamwe bamungana gukoresha ibintu bitari byo
batesha agaciro ari ababyeyi babo ari abo bazi indimi usanga umwana ari umusore yigize umuvuriro hato avuze u Rwanda nabi akora uko ashoboye ngo abivuge nabi mujye mubagira inama namwe muri mu Rwanda niba mutazabigambaniwe nk'uko babivuga cyangwa mwikoresha ibyo bibi byose mu amatabi mu amayoga ubu umujura ukaba watera kera baravuga ngo bateye Gatarina nimubagira inama namwe iyo mugikunde u Rwanda mutararwara niba muzarwanga kandi mutujye imbere mwikomereze bivuze ko urubyiruko narwo rufite urubyiruko nabyo hari imyitwarire rukwiye kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere ijambo rimwe ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ngo imyitwarire myiza icyiza ntabwo kigira igisa hamwe n'ikibi kuko ikibi kirasigara no kugenda ku cyiza murabwirwa murarinda ni mwiza ni cyiza kuba iyo myaka 30 ishize ubona nyine hari abantu nyine bagifite izo ngeso ubundi zisa naho zaganisha igihugu habi ni akazi kuri buri muturage cyangwa ari akazi ku buyobozi ubuyobozi se nibo babana n'ababandi cyane cyane biva iwabo cyane niba ufite ukuntu wareze umwana wawe wabona ateshuka ushobora kuba mwiza umubyeyi nawe kandi ntabwo mukunda kuganira n'abana n'ababyeyi banyu nako mwebwe muri abana iteka iyo ushaka kuba umwana muzima ugira inshuti umubyeyi wawe umubyeyi nanjye nkakora uko ashoboye wa mwana nkamugira inshuti ntabwo ashobora guteshuka azi ko umubyeyi bamukunda azi ko amugira inama niba musajya bomba akayimuha ntabwo turi ku uyite ntuzayime nzajya nyiguha nzajya nguha ntuzasabirize nzajya nkwihera mwana mwana wanjye akamenya ko umubyeyi bamukunda iza no ku kandi kantu yamusaba aho rero natwe tuteshuka twite ku bana tubakuriye tubagira abacu bivuze ko uruhare rw'umubyeyi narwo rurakenewe umubyeyi cyane urakenewe ugomba gukenerwa none se wabona urugo rutagira abana bucyaha nawe kandi ukareba ko wa mubyeyi ujya kubwira akubwira ukuri nta mubyeyi ubeshya umwana namwe mwumvira ababyeyi ariko yego ni uko ngo ariko uba ufite ni impande ebyiri zose zifite uruhare yaba umubyeyi yaba n'umwana ubuyobozi bwuririraho butanga ibyo ubuyobozi bugomba gutanga ariko iwacu amateka yaranze igihugu cyacu ubona yigishwa gute cyangwa abwirwa urubyiruko rurimo kuvuka ubu ngubu ubona bikorwa uko byagakozwe ntabwo nabicira urubanza kuko aho ndi ibyo nkora yewe ntabwo nabivuga nk'uko tuvugana ariko simpagarara hariya nko babandi bavuga za bibiliya ku gasozi ni byiza kuvuga bibiliya ariko kandi byiza cyane kumenya iby'iwanyu mu rugo uko umaze gukura ukumva n'iby'igihugu gishaka ibyo byajya nako harimo n'icya gatatu cy'ishuri n'ishuri riratubwira ubwo ni aya mateka turi kuyigishwa no mu mashuri baratangiye nta mwana afite wiga hano wiga mu mashuri kandi ndetse n'umwarimu ariko kandi kugereza rwose iyo bavuga amategeko yose turabibona
umwana afite ikibazo kumenya ko akibiza koko imyaka 30 ni imyaka myinshi ntabwo ari myinshi ariko si na mike ubona ko haracyari byinshi hari impamvu wenda ishobora kuba myinshi no kubona ibintu byagezweho ari byinshi ushobora gutekereza ko bigezweho mu myaka myinshi ariko si myinshi ibi bintu dufite tugezeho uyu munsi wa none amahanga ari byinshi yigiraho nabonye itangazo rya perezida w'Ubufaransa ku ruhare bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi aya mahanga yari yateranye u Rwanda uyu munsi none akaba arimo kurwigiraho ibyo bivuze iki intsinzi dufite intsinzi ibyo u Rwanda rukora nubwo afatanya n'abamwe bayoborana nawe niwe muri iyi minsi ijana yo kwibuka yatangiye mu masibo se mu midugudu abantu bitabira ibiganiro gute ese bigiramo iki ku buryo umuntu yumva nyine ko adakwiye gukweka byo mu isibo mboneka rimwe na rimwe ariko kandi inzi ko bigomba abaturage basigaye bitabira cyane ni byiza ni amahirwe bitabira nta bidasa tugira cyane ngira ngo niba hari n'ugifite hirya aho ngaho ntabwo kigaragara ariko kandi ni amahoro uruhare rw'umuhanzi uruhare rw'ibihangano muri iyi minsi ntubyiteho cyane birakorwa kandi birahari cyane hari igihangano uyu mwaka ufite wateguye kijyanye n'umwaka kijyanye n'umwaka harimo umwaka kwibuka harimo n'amatora bambaye kimwe muri ibyo ubwo nari nkubajije kwibuka ariko wenda n'amatora twakwibuka akagera kwibuka bihoraho ushobora no kukigira ushobora no kutakigira kuko ufite byinshi ntabwo igihangano kirajya hanze ariko nyine by'umwihariko abahanzi bakwiye gufasha iki uruhare rwabo rukwiye kuba uruhe muri iyi minsi ni ukumenya icyo tugamije imbere ni ukumenya uwo munsi tugomba gukoreraho indi tugomba kwibukiraho abacu basize jenoside yakorewe abatutsi iminsi 100 bizarangira hazamo amatora byo bivuze iki nakuba mugahita tujya mu byishimo nabyo igihangano kirahari ni byinshi bakora ibihangano turahari turi benshi nicyo nakundiye abana b'u Rwanda n'abato n'abakuru hari n'ibyo by'amatora nabyo barahari benshi byose biritabira byo nkubwire abana b'abanyarwanda basigaye bitabira ibintu cyane kuko igihugu cyabageze ku mutima baragikunda baragikorera babishaka nta gahato abikora abishaka niyo mpamvu abo bose baboneka iyo ubonye rero nk'umubyeyi mukuru wabitangiye kera umazemo igihe hari abo bana nabo barimo kubizamo wiyumva gute yanshimisha kuko bumvise ni nk'impuruza niba bashoboye kunyigana cyangwa bigana n'undi bakaba bagira icyo bakora ni ukuvuga ko bumvise icyo u Rwanda rwifuza
u Rwanda uyu munsi none rurifuza rurakwifuza ruranyifuza ruratwifuzamo iki ni byiza nta kindi ni byiza hanyuma rero uyu munsi wa none urubyiruko rw'uyu munsi uko rwitwara bigeze kubikomozaho mu biyobyabwenge mu yindi mico mibi yindi igaragara ubona hari icyizere cy'urubyiruko rw'ejo ese ni ibicucu nabo bazabireka bagendane n'abandi mu byiza erega u Rwanda ntirushaka ikibi rushaka icyiza bumva ko ari bibi barabireka cyangwa barabiretse niba hari icyiza basabwa bagikomeza icyiza ni ukumva icyo ugomba gukora cyiza ikibi kikaba icyiza kikaruta ikibi kandi birashoboka urabizi nawe ufite icyo waretse ukaba waragamije icyiza ukomeza imbere kandi nawe uzabera abandi urugero uzanabahwitura uyu munsi wa none ni iki kigutera imbaraga cyo kumva ukomeza gukora ibihangano kubikunda ntabwo ari ubushobozi kubikunda umuntu ubizamo yumva ko ari ubushobozi waje gushakamo ari ubushobozi umuntu iyo ukunda ikintu biragenda ubushobozi bw'amafaranga nibwo kumva ko nyine uje mu kintu ugamije amafaranga uzabona amafaranga niba ariko wabitekereje wenda bizaguhira hari n'uririmba atagamije amafaranga hari n'ukora ikintu atagamije amafaranga bano bantu babiri ntabwo bafite intego zimwe umuntu ushaka gutambutsa ubutumwa bwe binyuze mu ndirimbo nta yindi ntego afite hari n'undi nawe uvuga ati ariko n'ayo mafaranga ngewe ikintu kiza imbere ni ukubonamo ayo mafaranga nkabikora bikantunga bakaguha amafaranga uko baguhaye amafaranga ni umutima we ntabwo ari bose ubwo ni uyu muntu waje muri ibi bintu ashaka amafaranga ugatanga ibihangano bya nyabyo byiza cyangwa wowe umutima uri ku mafaranga bituma n'ibyaha abantu biba ari ibicucu ntabwo muzi sinzi icyo atekereza ntabwo namwinjirira muri gahunda ze z'umutima umaze imyaka ingahe mu ntabwo kera ni kera ariko ntabwo twaririmbaga ngo turashaka kugira ngo bijye ahagaragara mu minsi yashize Makanyaga yigeze kwizihiza imyaka 50 amaze mu muziki uwo yarabaze wowe ntabwo wabaze ntabwo nabara kandi sinzabara ni kimwe nuko n'ibihangano uzaririmba gusa birangire binamire ariko si ukubyanga Makanyaga ndabishima cyane nanagiye mu munsi mukuru yego ariko ntabwo simbizi ibyanjye nibyo reka umuntu ajya abyihorera nicyo twiganira yego twiganirize munzi kukubona mu bitaramo bitandukanye urubyiruko rukwisangaho gute rukwisanzuraho gute ko nanjye ndisanzuraho ndabakunda bakankunda uri umubyeyi uba witurije utuje wikorera ibintu byawe ku murongo kandi bikagenda neza ibanga ni irihe ubwo niko nteye niko witera ubwo niko nteye ntabwo meze nakubwira ngo ushyiramo imbaraga ushyiramo uburyo ibitangaza ubwo niko nteye reka rero tugane ku musozo ni byinshi umuntu yavuga ni byinshi biba biri muri iyo myaka itambutse hari amateka manini umuntu atanabona igihe cyo kuyavuga ngo arangire ariko by'umwihariko dusoza nicyo abantu bakwiye kuzirikana iyi minsi bitwarira iminsi turagendana n'abababaye tuzanabafasha kwibuka kandi tuzabakomeza
baribuka ibyabaguyeho batabizi, hari n'abatabizi bakuze nabo bakaba babyumva nk'uko abandi babyumva, batari bazi ubwenge, ariko Imana yabahaye inkotanyi zikabakura ahakomeye, tukanashimira n'inkotanyi zatubohoye. Mbese twavuga ko nka ya ndirimbo ya Bruno mu Rwanda, inkotanyi n'ubuzima. Kandi bakomeze baze mu buzima. Ariko igisobanuro cy'inkotanyi ni iki? Si kinini cyane wabona uko gicamo mu ncamake. Ibyo ni iby'ubundi, ni ikindi gihe bagiye mu byo kwimuka. Reka dusoze rero, wakoze kutuganiriza, wakoze kuduha umwanya. Abanyarwanda bakomere muri ibi bihe kandi dukomezanye dukomeze no kubaka igihugu cyacu. Ni nk'ibyo gukomezanya, bafasha kwibuka biyubaka, icyo gikorwa. Ucitse intege ukaba muri hafi, hari byinshi byabakorerwa, hari ucika intege burundu agasanga ntacyo ashoboye, niba uturanye nawe, niba umuri hafi ukaba wagira icyo umufasha, ni byinshi. Ariko kandi ibishobotse umuntu ashoboye kubikora yabikora. Wakoze kutuganiriza, mwakoze cyane kudukurikira, dusubira mu biganiro byacu.